Imana iduhaye umugoroba mwiza. None tugiye kwiyegereza abashitsi kandi n'ubwo tubayegereza ariko ngiye guhindura umucuranzi. Ngiye guhindura umucuranzi mukomere rwose n'amanga amashyi. Ngiye gushyiraho umushyitsi mwene data yacuranze neza mu gitondo. Hari ibintu yashyizemo mu gitondo, ibirungo atari ibirungo washyizemo mu gitondo papa, washyizemo ibirungo ahantu wakanze mu gitondo ibintu birahinduka. Yakanze kandi yakanzeho guca tutaranamwiyegereza, ariko nabanyumva ubwiza bw'Imana buturuka bwose ibintu birahinduka. Tugiye kwiyegereza abashyitsi tubanogereze neza, tubanogereze baje muri yegerere na munyamahoro na mutware na mwene data mucuranzi mumwegere namwe mwese mwegereza. Twari dukumburanye twese, twari duherukanye n'abavuye mu turere dutandukanye mu bakiriye mu ngendo n'amateraniro y'abera mu bw'ubwenge. Tuzamure Imana ishobora. Twiruka tugere ku bashyitsi, twiruke tugere mu rusengero mu mwanya muto, dutange mikrofone umuyobozi wa gahunda duheza amerekezo kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana hakiri kare. Abashyitsi dukeneye kubumva nizo nziza. Ngaho zamuka mba zamuka njya rugeze nta ndirimbo yegereze.